mwongeye kwirirwa nanone ubu tuvugana tumaze gukora urugendo shuri harya no urugendo shuri no ubutembere tumaze gukora ubutembere muri iyi nzira y'amazi mubona tukaba twari tumaze gutembera gukora ubutembere muri iyi nzira y'amazi so ubu tumaze kuva hakurya tugera hano tukaba tugeze hano aho bita ku Mwaro imbere yacu tubafite abakobwa babiri umwe ni Didi wa kabiri ngo ni Clara nyuma y'ubu butembere uriyumva ute je numiwe umijwe niki ntabwo nzi kari heza bitaye najyaga numva bavuga ngo icyamu ngo kiva cyuno zikijya kabagera narahajya ko nyine am surprised ntabwo nzi kari heza egera microphone uvuga cyane Clara yego okay wowe uri gutembera mu mazi uva hano wambuka hakurya uzi koga se ubundi koga se koga nabyo none se uburyo burohama wari bubigenza gute iyo burohama se oya nta kibazo nari kugira upfuye ahantu heza nka gucya se nakitwa ni murakoze cyane reka tujye kuri Didi umeze ute meze neza Yes ashimwe Yes ahimbaza ndabona kabisa ufite fresheri cyane ibintu ni wanange nk'umuntu umaze gutembera umuntu washe ku mazi cyane Clara uriyumva utembe no Didi uriyumva utembe nyuma yo kuva hakurya urugera hano ndumva rwose byandenze sinzi ko nabivuga najyaga numva bavuga kabagera ariko ntabwo nari nzi ko ari uko hameze numvaga kari akantu k'akayoboro gutyo karaho ariko natangaye aho nagiye mu bwato nari nizaniye akagare kanjye nkashyizemo mbona birakunze turagenda turagaruka nabonye ibintu byiza cyane abantu bose nabashishikariza kuzaza gusura aha hantu ni heza cyane guys Didi waba warigeze kujya gukora urugendo rwo mu mazi atari ahangaha amazi ndanayatinya burampurira nayo mwibase none se ubu ngubu ko waje hano ntabwo wari ufite koko naje mbufite nikandagira ariko ndi kubona ndi kugenda mba mugenzi wayo ndimo ndayamenyera ubwo iyo burohama se iyo burohama yego umenya nari burohama ni nabwo naguze koga byarananiye ntago mbibasha rero ubutaha Didi ugomba kwiga koga ubuse urohamye uri mu mazi ubwo urumva utabupfuye ibaze mfuye wallahi Clara na Didi Clara ijambo rimwe amazi ubundi tugasoza ikiganiro ijambo rimwe nuko nabasaba kuzaza aha hantu mukumva umunyenga w'ubwato kuntu bugenda bujya hirya hino nyine ni byiza kandi nyine ndabakunda uradukunda cyane cyangwa ukunda abafana ba AEO TV umva bose ni iki gitangaje wawe wabonye kuri aya mazi utari usanzwe ubona se nabonyemo imbata z'amazi imbata ntabwo imbazita imbata babyita ibishuhe nabyo narinzi wabyumvishe Didi ni iki gidasanzwe wabonye kuri iki cyambo utaruzi muri make njye najyaga ng'ibintu bita amafi ariko mu by'ukuri ntabwo narinzi ahantu bituruka ariko kuri uno munsi nabonye ko amafi burya ava mu mazi nigize kuyibona ifi izamuka nashatse no kujya kuyifata kubera ko gutinya amazi kwanjye ndatinya ariko nabonye amafi bivuze ko wari uzi yuko amafi bayahinga nzi ko amafi nabonaga bayazana ku igare nyine no mu dukarito bakampereza ariko ntabwo nzi ko nyine aturuka mu mazi mugire ikintu mubwira abakunzi ba AEO TV noneho dusoze dutaye mu by'ukuri icyo twabwira abakunzi ba AEO TV icyo twababwira no gukora subscribe bagakora comment bakajya baza kureba ibiganiro byacu ni byiza cyane ndabashishikarije kuza kutujoininga even like thank you so much mwakoze cyane